waba warigeze gukora ikijyanye na application bitewe n'ikintu runaka ushaka kuzaba, cyangwa se wenda warigeze gukora application ushaka akazi runaka? Waba warabaye umunyeshuri se cyangwa ufite umwana wiga ariko mu gitondo yajya gukora ikizamini cyangwa se kwiza akakubwira ko mwarimu yavuze ko agomba kuhagera hakiri kare, cyangwa se nawe ubwawe waba wariteguye gukora interview runaka bitewe n'akazi ugiye kuzakora, bakakubwira ngo uzahagere kare kandi witwaze n'ibyangombwa byose mbere y'uko ikizamini gitangira. Kino kiganiro ni icyawe. Ndagira ngo niba wenda ibi byarakubayeho cyangwa se witegura bino bintu bizaraguru, witegura ko kino kiganiro kiraza ugufata, kuko turaza kuvuga ibintu 5 by'ingenzi ugomba kubahiriza mbere y'uko ikizamini gitangira, kandi ukitegura yuko ugomba kuba wabyanye nabyo cyangwa se umutwe wawe wawubise neza kugira ngo utsinde ikizamini. Impamvu y'iki kiganiro nuko byagiye bifasha abantu benshi, nanjye ndimo. Wenda tugomba gutanga ibintu natwe twanyuzemo, cyane cyane yuko n'abantu benshi bagenda bibaza ni ukubera iki iyo nize nkagera ku kazi cyangwa se nkagera aho nakorera cyangwa se handi bantumiye ikizamini kirakorerwa nahajya nakerewe haba ikibazo. Ndababwira ibintu 5 by'ingenzi bishobora guhita bituma uzatsinda ikindi kizamini, kandi nanone nkubwire n'ikindi cy'ingenzi gituma wenda byaba ingaruka mbi igihe utabyubahirije. Kurikirana kino kiganiro paka kirangiye kuko uraza kumenyamo byinshi cyane utaruzi. Why you must arrive early for exam? Ni ukubera iki ugomba kugera aho urakorera hakiri kare. Icyambere nkuko nababwiye, ugomba kugira umutwe utuje kandi witeguye. Mu gihe wagize hakiri kare nyine bituma ugira umutwe utuje kandi witeguye neza. Bivuze yuko your mind calm and ready to start an exam. Menya yuko igize aho urakora ikizamini hakiri kare, ufite umwanya wo guhumeka cyangwa se ufite umwanya wo gutuza no kwitegura mu mutuzo, kandi noneho nta bintu bikwangamira neza. Ibi bishobora gutuma rero byibuze ufata umwanya uhagije ukazagera ukaza hakiri kare kugira umutwe wawe utuje kandi witeguye gukora ikizamini. Mu yandi magambo twatanga nk'urugero, niba Mariya yaragereje cyangwa se yarageze ku kazi cyangwa se ahantu akorera cya kizamini akagira iminota 20 mbere y'igihe, araruhuka agategura ibikoresho bye neza maze atsinda hejuru y'igihe yageraga ku buryo bwa busanzwe. Nuba tuvuga urugero, niba wenda nagomba gutsinda ku manota 70%, kwagira mbere byo byonyine bima amahirwe yo guhita nsinda kuri 80. Niba nagomba gutsinda ku manota 60, kwagira mbere nkitegura bino hakiri kare kuri kino kintu cya mbere, biraba amahirwe yuko hiyongera byibuze pourcentage y'10% y'ibyo nagomba gukora. Icya kabiri gisa nkaho kiremereye no gusuma ibyo wize mu minota ya nyuma, ibyo twita final review of notes before exam. Uko ugeze aho urakora hakiri kare, ufite umwanya wo gusoma summary cyangwa sheet cya byandi twagiye dukunda kwita yuko wenda iyo umuntu ari kugenda yiga cyangwa se wenda arimo akora review y'ibyo yize, agenda akora ka summary agafata utunoti runaka kugira nyine azabihereho. Last minutes calm review can refresh memory and increase confidence. Ibi byumvikane neza yuko igihe uzajya hakiri kare mu minota 30 ya mbere, isaha se mbere yo gutangira cya kizamini, bizatuma ugira confidence cyangwa se memory yawe iba fresh cyane, noneho witegure ko cya kizamini cyawe wumva umeze neza. Wumve neza yuko abantu benshi bacindwa kubera yuko batubareje bino bibiri maze kuvuga hano hejuru. Ariko kamvuga cya gatatu kubera ko nacyo ni ingenzi ku muntu ushaka gutsinda neza ikizamini, kandi akariyo mpamvu agomba no kugera aharakora ikizamini hakiri kare. Abagomba kwitegura cyangwa se gutegura ibikoresho n'ibyangombwa mbere y'igihe, byandi twita to prepare your tools and documents before start an exam. Kugera kare aho urakorera bituma ushobora gusuzuma niba wenda calculatrice zawe zimeze neza, niba amakaramu yawe ahari, niba ID yawe cyangwa se indangamuntu cyangwa se passport zawe zigahari, admission cards niba zihari, niba uri umunyeshuri. Ibi byose bizaguha amahirwe yo gutsinda neza. Tuvuga ngewe niba ngeze aho ndakorera ikizamini hakiri kare, ndeba niba bya bikoresho byanjye biri very smart. Igikurikiyeho kandi gikomeye cyane, ntekereza yuko wese araza kugikunda, nuko niba baragutumiye gukorera ikizamini ahantu cyangwa se wenda urakorera muri room runaka bitewe wenda ni department urimo, nuko uba ugomba guhita umenya ikijyanye na environment yaho icyo kizamini kiraba. Ugomba kuba familiar yourself with the exam room. Ako kanya nimba uhageze hakiri kare, menya ngo urakorera hehe,
urekera hehe, ugategura hakiri kare mu buryo kwitegura ikizamini ko kiza, ibi bizakongera amahirwe yo gutsinda. Wenda ahangaha twavuga yuko wenda igihe uhagere kare ubona aho uricara neza, cyangwa se niba wowe ushaka wumva bitakwangamiye, ukamenya urumuri ko ruterwa aho ngaho, nabyo bishobora gutuma wenda utsindwa cyangwa se ugatsinda, ukamenya nimba harimo ventilateur. Ibi byose urabimenya hakiri kare kuruta kuza wakererewe, ukamenya n'ahantu hatuje ni hehe n'ahadatuje ni hehe. Nyemera mvuga icya gatanu gisa nkaho kiremeye nanone kandi mubyemeye, let's get started. Ibi nanone bigabanya stress n'ubwoba. Nabakora ikiganiro mbabwira yuko ibintu bituma umuntu atsindwa bya mbere kandi biza ku isonga no kugira stress n'ubwoba. Akenshi ugasanga watutubikanye intoki, abandi wenda mu kwahajemo wenda itutu, amazi akabira. Mbese urumva ibi ngibi kugira bishire watangiye ikizamini bishobora gutuma rwose cyangwa se bishobora gutwara igihe kirekire. Rero reduce stress and anxiety ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi gikemurwa kubera yuko wageze aho urakorera ikizamini hakiri kare. Wenda icyo dushobora kuvuga less stress cyangwa stress nkeya, bituma hiyongera concentration kandi hakaza amahirwe yo hejuru yo gutsinda ikizamini. Ibi ngibi uzabigerageze, nugera hano uzakorera uzaza kumbwira. Tugana ku musozo ndagira ngo nkubwire noneho ingaruka zo gutinda kugera handi urakorera ikizamini, waba uri umunyeshuri cyangwa se witeguye gukora akazi. Nuko ndavuga ku ngaruka byibuze enye. Izi ingaruka nazo uzahura nazo igihe utubarije ibyo twavuze haraguru. Nuko harimo ingaruka yo gutangira exam uri stressed cyangwa se ufite ubwoba, kandi ibi ngibi automatically ni chance yo gutsindwa cya kizamini cyawe nkuko twabiganiriye. Icya kabiri bisa nkaho kiremereye, ni ukunanirwa kubona umwanya mwiza wo kwicara cyangwa se ukicara ahantu wowe wumva utishimiye, kandi murabizi yuko umubiri cyangwa se igihe udatekanye wowe ubwawe na emotion zawe zirahangayika cyangwa se zigahungabana. Ibi bishobora gutuma noneho wibona mu gika cyo gutsindwa kabone n'ubwo waba uzi matsiyeri cyangwa se uzi ibintu neza. Hari ugutakaza umwanya wo gusuzuma ibyo wize, kubera yuko nimba hageze wenda batangiye sharp ugahita winzira, wari uzi yuko urakora refreshinga, ntabwo ubona wa mwanya wo gusubiramo bya bintu wari wakozemo nka summary, bituma n'ubundi ujya mu kizamini ufite stress. Ibi rwose uri mu cyiciro cy'abantu bazatsindwa uko byagenda kose kandi ibintu uzabigenzura. Icya kane navuga gisa nkaho gikomeye, ni ukugira confidence n'amarangamutima ari hasi cyane, kubera yuko uzagerayo ntuzi uragusa, supervisor wawe ntabwo muzi, ntuzi uwo mwegeranye, ntuzi machine ukuntu iteye. So you need to go there before to concentrate so that you can increase confidence within the exam. Ibi rero bizagufasha cyane niba wabikoze neza. Mu yandi magambo twavuga neza yuko kugira aho urakorera hakiri kare ari kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gutuma utsinda examen neza, kandi noneho bikagufasha kubona wa mwanya waruharanira, nimba ari kubona amanota kuyabona kandi ku gihe. Nyemera kano kanya nsoreze hano, kandi niba wakoze ikiganiro cyacu ukandira like kuri muri kino kiganiro ujye mu commentaire tubwire cyangwa ukunda cyane. Bye bye.